turakwitabye karame nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 18 Ukwakira 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Luka, umwanditsi w'ivanjiri. Masomo ajya gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza kwa 17. Nkoramutima yanjye banga ukuze kundeba bidatinze, kuko Demasi yantaye abitewe no gukunda iyi si. Yigiriye i Tesaloniki, Kirisensi nawe yagiye mu Bugalati, Tito ajya i Dalmatiya, Luka niwe wenyine tukiri kumwe. Shaka Mariko muzazane, kuko mfitiye akamaro cyane mu byo kumfasha. Tushiko namwohereje Efezi. Nuza uzanzanira umwitero wanjye nasize i Torowadi kwa Karupo, uzanzanira n'ibitabo byanjye cyane cyane iby'impu. Alexandre w'umucuzi yangiriye nabi cyane, Nyagasani azamwitura ibihwanye n'ibikorwa bye. Nawe umwirinde, kuko arwanya bikomeye ibyo twigisha. Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure, nta numwe washyigikiye, bose barantereranye. Ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe guhamamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Inshuti z'Uhoraho nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba uko ibisekuruza bigenda bisimburana. Uhoraho n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza bikuye ku mutima. Inshuti z'Uhoraho nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe mu bigishwa ba Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Nimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urugo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarya ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro, nimuhumure, Imana iradukunda. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi ugira ijambo ry'Imana rigufasha, ijambo ry'Imana rikuyobore, ijambo ry'Imana rikurinde, ijambo ry'Imana rikurengere, ijambo ry'Imana rigukize buri munsi. Muri aka kanya, ubwo twiyambaza Mutagatifu Luka, turifuza kunyarukira mu bitaro, dore ko Luka yari umuganga. Abaganga ho muri ndabasuhuje nimwubahwe. Iyo bavuze abakozi ko ari bake mu murima w'Imana, umurima ntukajye uhita wumva gusa uwo gufata isuka ngo uhinge mu bitaka, ahubwo umurima byerekeza ahantu dukorera, byerekeza ahantu tujya mu butumwa, byerekeza ku butumwa. Uyu munsi rero turajya mu ivuriro, turajya mu bitaro, bityo abo bakozi tuberekeze kuri ba muganga. Dushatse natwe twabwira Nyagasani tuti, ohereza Nyagasani abaganga mu bitaro byawe. Abaganga benshi kandi beza,
turaza kwifatikanya na mutagatifu Anibal Maridi Francia, natwe tubwire Nyagasani tuti Nyagasani ohereza muri kiliziya yawe abakozi b'intungane. Amen, amen. Nkuko nababwiye tujye kujyana mu bitaro. Mu bitaro habera ibintu byinshi cyane, batondagura inshinga yo gukira, gukiza. Habayo ba muganga, habayo abarwaza, habayo abarwayi, abo nibo tujye kwibandaho. Ariko cyane cyane tubaza kwibanda kuri muganga, ubwo natwe tuza gusaba Nyagasani tuti Nyagasani ohereza abaganga mu bitaro byawe. Hari umuhanga wigeze avuga ati yaba nahembaga, yaba narifite ububasha bwo guhemba, ni muganga nagahembye amafaranga menshi. Nuko undi aramusubiza ati buriya muganga ntiwabona icyo umuhemba koko, na niyo mpamvu ntuzatungurwe nuko yanahembwa make. Kubera iki? Kuko atari kiraka akora, kuko atari umurimo akora, ahubwo muganga akora ubutumwa. Kandi buriya mu butumwa ntago bahemba, ahubwo igihembo ni Imana izaguha igihembo, kuko ari kinini nyine abantu kuri ino si ntago bashobora gukibona. Na niyo mpamvu tukerekeza ku Mana igihembo cya muganga. Abaganga ho muri nimwubahwe, niba ukora umurimo wawe neza koko uzahembwa n'Imana, kuko abantu bano ku isi biragoye ko babona icyo baguhemba. Tegereza rero igihembo cyawe cyo mu ijuru, dore ko muganga ari umuhamagaro kuba muganga. Abakozi ni bakeya mu murimo w'Imana. Ijambo ibitaro riva ku ijambo ry'ikilatini hospitalia, bikavuga ngo chambre pour les hôtes, ngo ni icyumba cy'abashyitsi. Refuge pour les indigents, nanone ngo n'ubuhungiro, n'ubuhungiro bw'abashavuye, bw'abababaye. Niba koko ibitaro ari uburuhukiro abashavuye bababaye, kandi nge nawe turabaye turashavuye, birumvikana natwe nyine turi mu bitaro. Biragoye ko abona umuntu utari mu bitaro, kuko abantu benshi turarwaye, icyo turushanwa no kuremba ndetse no kubigaragaza. Nyagasani ohereza abavuzi benshi mu murima wawe, mu bitaro byawe. Tujye kubona ibimenyetso bibiri biranga umuganga, umuntu uvura. Icyambere kimuranga, muganga ahora mu ivuriro. Ikimenyetso cya kabiri, muganga ahora arwaye. Ndabiza ko karagutunguye ko muganga ahora arwaye kandi ari we ugira ute ari uvura. Turaza kwisobanura izi nizo ngingo ebyiri nyine tujya no kuzirikanaho, dusaba Nyagasani gutwoherereza abavuzi benshi kandi beza. Ingingo ya mbere, muganga ahora mu ivuriro. Kubera iki muganga ahora mu ivuriro? Biriya twavuze hejuru ko utabona icyo yemba muganga, kuko muganga nta konje agira, akora 24 kuri 24, akora iminsi yose. Ubuzima bwe no kuvura, gukiza abantu, yigana umurimo wa Yesu Kristo we muganga usumba bose, médecin par excellence. Uyu munsi dufite urugero rw'umuganga uzwi ari we Luka, uko tubisoma mu byanditswe bitagatifu. Tujya kumuvugaho ibintu bitanu mu byo biraza kugufasha niba nawe uri umuvuzi, uri muganga, urebe niba hari byo muhuje. Icyambere twavuga kuri Luka, nuko Luka ari umwanditsi w'ivanjiri ya gatatu, ndetse akaba n'umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umushakashatsi, umwanditsi. Burya mu nyandiko abantu barahakirira, n'amagambo meza arakiza. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndetse n'ivanjiri, ivanjiri ya Yesu Kristo, iyo bisomye urakira, iyo bisomye neza birumvikana. Icya kabiri batubwira kuri Luka nacyo gikiza, ngo ni umukristo wo kwikubitiro wari warize, ndetse akaba n'abantu benshi, akaba inshuti y'abantu benshi. Ibyo nabyo birakiza, kuba ufite inshuti nyinshi nabyo uwo ni umuti kuvura abandi. Icya gatatu nuko na Paulo nawe amugarukaho, kubera ko ari n'inshuti ye, amugarukaho mu ibaruwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 4 umurongo wa 14. Luka umuganga arabatashya, ndetse no mu ibaruwa twakiriye none, ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa 4 umurongo wa 11. Paulo avuga ukuntu bose bamutaye, ari Luka gusa basigaranye, usigarana bonyine, kuguma mu bitaro, baracyari kumwe. Luka ntaragenda kuko nta konje nyine ashobora kugira, agumana na Paulo kogeza inkuru nziza y'umukiro, gukiza abantu. Icya kane twazirikana ibyo dukesha Luka, cyane cyane ibyo dukura mu ivanjiri yanditse, cyane cyane Luka umutwe wa mbere. Ibintu bitanu dukesha Luka mutagatifu. Tumukesha ndakuramutsa Maria, Ave Maria,
tukamukesha indamutso ya marayika Angelus, tukamukesha Magnificat igisingizo cya Bikira Mariya, tukamukesha Benedictus igisingizo cya Zakariya, tukamukesha Nunc Dimittis igisingizo cya Simehoni. Izo ndirimbo ndetse n'ayo masengesho nayo ari mu mukiro. Isengesho ryanda kuramutsa Mariya, isengesho rikiza, isengesho tuvuga twiyambaza Imana turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ubuvunyi bwa Bikira Mariya bukiza. Icya gatanu twazirikana kuri Luka nuko ari umwanditsi cyane cyane wibanda ku buzima bwa Yezu mu ntangiriro, l'enfance de Jésus, akaba aziranye na Bikira Mariya ku buryo nanjye kuvuga ugatangaza ku buryo bugaragara, ku buryo bwimbitse. Aziranye na Bikira Mariya nk'umushakashatsi, bishoboke ko yagiye kwa Bikira Mariya akamubaza amakuru yose y'uburyo yabyaye. Turamwumva bitubwira, akabitwandikira, bityo natwe tukabimenya uburyo Yezu yavutse. Niyo mpamvu aka kantu umubyeyi ugaca uturongo dutatu, burya uzi umuntu umenya n'ibyo umuvugaho, kumenya ubwana bwa Yezu, kumenya ko Yezu yavutse. Bishoboke ko Luka atinya kandi akunda ijambo la maternité, za nshingano z'umubyeyi, umubyeyi ubyara. Ibyo bintu Luka arabizi, azi umubyeyi wari we, ngo wabanye na Bikira Mariya, uziranye na Bikira Mariya. Ubanza ibintu by'impinja abisobanukiwe, akurikije uburyo Bikira Mariya yamuhaye ubuhamya. Kuba tubwira uko Yezu yavutse, uko yakuze, nuko avuganye na Bikira Mariya. Nta buryo ari kumenya ataravuganye nawe. Agatwigisha kuvugana na Bikira Mariya kuko nabyo bikiza. Nguko guhora kwa muganga, nguko Luka ahora mu bitaro, ahora avura. Ingingo ya kabiri, muganga ahora arwaye. Bamwe bashobora kuba bagize amatsiko ati ariko ubundi kuki tuvuga ko muganga ahora arwaye? Buriya mwabyeyi mwe, wabyaye miruho niwe uruhuka, kandi ngo ijoro riba riraye. Mwari muzi ko kuri iyi si nta muntu ubura uburwayi. Ntabwo nkubwiye ngo ujye gushishoza ugenda ucungacunga ba muganga, ariko burya abaganga benshi ashobora kuba afite n'ikirwara nanjye kuvuga kidakira, agakomeza akavura. Kuba muganga avura ntabwo ari uko ari we muzima, ahubwo burya akorana n'indwara akajyana n'indwara. Nabyo bifite ibyo bitwigisha ko muganga yemera kwihangana kugira ngo ajye kwihanganisha abandi. Muganga yemera kubabara kugira ngo ababarire abandi. Nguko kuvura, nguko guhora urwaye, guhora ubabaye, nibyo bigaragaza ko ushobora no kubabarira abandi. Na Yezu Kristo umunyamibabaro mukuru ari we Luka cyane cyane yerekezaho. Umunyamibabaro ugira impuhwe akazigira abandi, ni wa mutima wa Yezu ubanza kubabara ukabona kugira gute, ukabona kubabarira. Ngo muganga numenya akababaro k'abarwayi, hanyuma akamenya uburyo abavura amaze kubyumva. Mubyeyi uzafata urugero nk'umwana muto. Umwana muto iyo mama agiye kumusuzumisha, akenshi biragoye ko yamenya indwara, ariko kubera ko ari umubyeyi yumva akababaro k'umwana, akamenya indwara umwana arwaye. Nguko ko muganga nawe burya aba yarashize ababaye, ariko akihutira cyane cyane gusana abandi, atari uko nawe atangiritse, ahubwo ari kwikomeza bya bindi by'uko nyine wa mwuga wa muganga umusaba cyane cyane kwigora, umusaba cyane cyane kubabara kugira ngo ashobore guhoza abandi. Muganga ahora ababaye. Ivanjiri twakiriye none, Luka tubwira uburyo Yezu yohereje ba 72 mu butumwa. Abandi banditsemo amavanjiri nka Matayo batubwira intumwa ko zagiye mu butumwa ari 12. Kuyihe mpamvu Luka we avuga abigisha 72, ni ukugira ngo twibutse ko ababatijwe bose bishushanya na Kristo, nabo abari intumwa za Kristo, abari benshi, ko Imana itora abantu benshi kugira ngo ibatume, gutuma abantu benshi. Rero dukeneye abakozi benshi kugira ngo bakore mu murima w'Imana. Muzabiwo Nyagasani ngo imirima yeze abaha ubutumwa ati imirima yeze ni myinshi ariko basaruzi ni bake. Ni nk'uko twavuze duti mu bitaro abaganga ni bake. Dushobora kuba dufite abaganga benshi ariko wasanga bakora ari bo bakeya. Bashobora no kuba bahari ariko badakora ubutumwa bwabo uko Nyagasani yabatumye, batavura neza. Ngaho rero nimugende boherera nk'intama mu birura, kongera dutekereze kuri uwo murimo wa muganga, aho uzasanga abaganga bamwe bariyambitse uruhu rw'intama kandi ari birura. Umurimo wa muganga no gukiza, hari aho uzasanga kubera idohora ryaje ba muganga batagikora ubutumwa bwabo bwo gukiza, ahubwo bashobora no gukora ubutumwa bwo kwica. Kandi by'abantu narinjye kuvuga nk'ubugambanyi burenze kure ubwayuda, kuba wasangira na Yezu, kuba Yezu yaguha ubutumwa ariko wagera gutya ukaza kumuca inyuma. Wagize ngo hari ubugambanyi buruta ubwo, wagize ngo warusha Yuda turamutse tugiye
ku munzani. Ubutumwa Yesu ahaye intumwa ze nta bundi bushingiye mu ijambo gukiza. Umuganga nukiza, nuzumva aho umuganga ari kwica, uzapfuka muvuga uti Nyagasani ohereza abaganga mu bitaro byawe. Yesu ati mukize n'abarwayi muhasanze kandi mubwire muti ingoma y'Imana iregereje. Aho Yesu yageze ingoma y'Imana ibihari. Yesu arashaka kugutuma nawe kugira ngo ujye kuvuga ko ingoma y'Imana yegereje, ukajya kuvura akagutuma mu ivuriro, aho gutumye hose ukajyayo ugiye gukiza. Cyabikora nawe nuza kwisanga kuri liste y'abamuganga urabukora umurimo wo gukiza. Naho ubundi nukora umurimo wo kwica nawe bitaniye nka bayuda bagiye bagamanira Yesu kandi baranje gusangira. Mbega abayuda barahangaha, mbega abaganga bameze nk'abayuda dufite. Muganga uracyakora ubutumwa bwawe. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukristo yari n'umuganga yavuraga neza, yarashinzwe ngo ivuriro rimwe ari burihagarariye. Nuko abantu bakamushima, abarwayi baje kwivuza bagahabwa serivisi nziza, abo bakorana bakishima. By'akarusho ngo ikintu bamukundiraga ngo nuko ajya gutangiza inama ya mu gitondo staff kugira ngo apange imirimo kwiza gukora ukuntu bagiye kwita ku barwayi. Yabanzaga agahamagara abagenzi be mu kanama, bagatangiza isengesho, bakumva ijambo ry'Imana, akabaha n'umurongo uko baza kugira gute, umurongo uko baza kuvura. Yamara kubaha umurongo bagatangira akazi, bakavura abarwayi bagakira. Igihe kiba kirekire bari kumushima. Nuko rero ngo umunsi umwe atangije isengesho ndetse no gusoma ijambo ry'Imana, afite Bibiliya mu ntoki ari gusoma ijambo ry'Imana. Ubwo hari mu gitondo mbere yuko batangira akazi ko kuvura. Nuko bagiye kubona abaganga bose bari bateraniye ngaho, babona ngo umusazi witwa Mariya atangiye kugenda atembera muri icyo cyumba bari barimo. Neza arabarogoya, babura uko bakomeza gusenga. Baratangira bamushwanira, bamwe bashaka kumusora ngo agende, arabananira, akomeza kugenda acarashara hafi aho ngaho. Neza ababuza uburyo, ababuza gusenga. Nuko arangije arurira ajya hafi y'igisenge, ajya ku gisenge hejuru. Babura uburyo basenga, bakomeza kubyibazaho, bari kwijujutira mu mutima. Dore ko hano mu isengesho nyine ntibari bemewe no kuvugira mu isengesho. Nuko mu gihe bacecetse neza bumiwe, bishoboke ko bari kuzirikana ku ijambo ry'Imana. Nuko Mariya wavuga mu ijuru ranguriye ati muganga uri kubeshya icyaho ngaho ucigatiye Bibiliya, hanyuma so turiya duhinja turambitse mu ndobo two warayikoreye umuganda ijoro ryose, turabutwande? Inda zananiye baganga bagenzi bawe si wowe uzikuramo, si wowe bazizanira? Nuko Mariya amaze kuvuga iryo jambo, abaganga bose bari muri icyo cyumba bakubitwa n'inkuba, bagwa bubamye, batangira kurira. Ubwo hagati aho umuganga mukuru we wanda wicigatiye Bibiliya, ako kanya aba yageze muri koma. Ndabizoraza guhita umbaza uti ko bari mu nama bari gupanga imirimo y'uwo munsi, ubwo abarwayi bavuwe nande? Muganga mukuru azava muri koma ryari? Babaganga bandi bazuna mu karyari? Kuki baguye hasi nyuma kumvira ijambo rya Mariya? Aha, nuko danger de mort hegereye wapfa nyine muri ibi bitaro. Kabaye bahamutse nyine barwaye trauma. Kubera iki? Komeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Abakozi ni bakeya mu murimo w'Imana, abaganga ni bakeya mu mavuriro, n'abahari hari abatabikora neza uko bikwiye, hari abagambanye ku murimo wabo. Trahir leur mission. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Uzi ko igihe kimwe kizagera tukagera kuri ya minsi 40 yandi ya cya gisambo, Imana natwe kazatuvumbura. Bya bindi twakoreye mu rwihisho, Imana ikazatuvumbura. Twaduhinja twahisha ahantu, Imana ikazatuvumbura. Bya bintu twakoreye abana bato impinja, Imana ikazatuvumbura. Baruka bakazatuvumbura, babandi bakurikiranye Yesu ari uruhinja bakamukurikirana ari gukura, umunsi umwe bakazatuvumbura. Umunsi umwe ba Mariya bazatuvumbura. Mubyeyi, umvise igisobanuro cy'ibitaro no munsi? Refuge pour les indigents. N'uburuhukiro n'ubuhungiro bw'abarushye, abababaye, abatagira kirengera, za mpinja. Uzi ko umuntu w'imundi ubuhungiro ubundi ntabwo yakagombye kuba ari umuntu gusa. Nirinze kuvuga ko ari inyamaswa. Tekeza umwana aje guhungiraho, none ugize ute uramuhungese. Igihe kizagera Nyagasani akoreshe abasazi, akoresha ibikona, akoresha ibyiyoni,
akoreshe utunyamaswa dutagira inda n'umugongo ashaka gukuburira urenganya abana nk'abo ngabo. Luka yamenye ubwana bwa Yesu, Luka yamenye uburyo Yesu yavutse, uburyo Yesu yakuze. Impamvu abamererwa muri ibyo bitaro byacu ni uko abakozi ni bakeya muri uwo murima w'Imana. Nk'uko uzasanga mu bitaro bimwe na bimwe abaganga bahoze bambaye uruhu rw'intama, bishatse kuvuga bafite impuhwe, bizarangira bahindukiranye uruhu rw'impyisi, uruhu rw'intare, uruhu rw'ikirura, neza neza bakabanye murya abana. Kuri ifoto nawe ya muganga wari ufite umuti ariko bikazarangira afite uburozi, ko nawe ifoto y'umurezi ariko usigaye ari umurozi. Tekereza nawe ni nka padiri uvura kuri roho, muganga wa roho. Igihe kikazagera roho nyagasani yandagije nkazizimiza zose, izindi nkazizimya, izindi zigahunga. Kubera iki? Rwa ruhu rw'ikirura ashobora kuba nariyambitse, narambaye, kandi kera kose narahoze ndi muganga. Abakozi ni bakeya mu murima w'Imana, abavuzi ni bakeya mu bitaro. Uyu munsi Luka natwe dusabire nka muganga w'impuhwe, muganga w'ibyishimo, muganga udutabara, umuganga ubabara kugira ngo tubabarire, kwigana Yesu umuganga mukuru. Luka natwe dusabire ubutumwa bwacu twakoze tukaba twarabukoze nabi, tukabukora nk'abayuda n'ababihehe bose, twongeye tugaruke mu nzira z'Imana maze tugaruke ku murimo. Abakozi ni bakeya mu murima w'Imana, abavuzi ni bakeya mu bitaro. Kiliziya yacu ikeneye abakozi b'intungane. Nyagasani, ohereza muri kiliziya yawe abakozi b'intungane. Luka Mutagatifu, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Mutsumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.